Elon Musk ukomeje kuba igihangange mu buryo budasanzwe ku isi. N'umugabo ufite ubwenge budasanzwe, n'umugabo wize imishinga, abantu benshi barumirwa. N'umugabo uri gutegura ingendo, n'umugabo watangije umushinga wo kujya kwikoronereza undi mubumbe abantu bananiwe kugeraho, ari wo wa mubumbe wa Mars. Ubu ari gutegura ingendo, agomba kuzajyana y'abakiri bishyuye bakabanza bakasuzuma bakahareba, ariko ari no gutegura kuzajya kubaka y'amazu byanarimba bashoboye bakajya guturayo. Nyamara uyu mugabo akomoka hano muri Afrika. Uyu nguyu ni Elon Musk. Elon Musk ejo bundi nabibabwiye yamuritse imodoka zibasha kwitwara, imodoka zitagira vora, kandi zikaba imodoka zishobora gutwara abantu bagera kuri 20. Amurika robo zishobora kuzatuma benshi mu bakozi bo mu rugo bataha neza bakabura akazi. Robo zibasha gukora imirimo yo mu rugo, zikaganiriza abana, zikakora amasuku, zikaba zatunganya bikorwa ibintu byo mu nzu, zigashyira ku murongo, zikabishyira ku murongo, zikaba zagaburira nyir'ubwite. Ni robo zishobora gutaramira abantu. Abahanzi nabo mu minsi iri imbere bitege iri koranabuhanga rya artificial intelligence ishobora kuzabagora kweri. Yamuritse robo rero zirimo izishobora noneho no gukora ibitaramo, zikaririmba indirimbo nziza cyane ziryoshye kurusha nizi ziririmbwa n'abahanzi bano. Ni robo zifite umwihariko wo kumera nk'abantu. Ni robo zo mu bwoko bwa humanoid, cyangwa se robo zifite imiterere, imyitwarire n'imigenzereze imeze neza nk'iya muntu. Reka duhere ku modoka. Duhere kuri izi modoka zizaba zifite umwihariko wo gucagingwa. Ngira ngo twigeze kubivuga yuko petrol, ibikomoka kuri petrol biri gukendera cyane mu isi, ku buryo urebye neza hasigaye imyaka itarigeze kuri 47 petrol mu isi. Ibi by'ama essence n'ibiki bigasa nkaho birangiye neza bikendereye. Abahanga bareba kure rero bize uburyo bwo gutangira gukora ibinyabiziga n'ibyuma n'amamoteri adakeneye ingufu zituruka kuri petrol, cyangwa se bituruka kuri petrol. Uyu Elon Musk rero, ikigo cye cya Tesla cyakoze imodoka zitangira gutungura abantu benshi cyane. Ariko ejo bundi kuwa kane ari California mu gace kazwi nka Backbank, yemeje abantu ubwo yerekanye imodoka zitagira vora, imodoka zitagira za pedal, udashobora gukenera kongeza umuriro kugira gute ishwi. Ni imodoka zifite ikoranabuhanga rya artificial intelligence, rishingiye kandi kuri cameras, ku buryo izi modoka abantu bazajya bajyamo ukaba wajyaho ushaka utigeze ukora kuri vora, kandi ukaba wayicaginga. Ngira ngo hirya no hino hari uburyo bwo gukoresha ingufu z'amashanyarazi, cyangwa no mu Rwanda mwabibonye ko haje amamoto akoresha umuriro w'amashanyarazi. Ariko uyu nguyu none we yashyizemo umwihariko muri iyi modoka ye. Ni imodoka ishobora gucagingwa wirelessly, gucagingwa mu buryo bw'inzira mukozi, bitagombye kujya gucomeka hari, cyangwa se ugomba gucomeka kugira ngo oya. Uyu mugabo yatangaje abantu hariya California ejo bundi kuwa kane. Uwo ni Elon Musk. Iyi modoka rero yavuze yuko ari imodoka igiye gukemura byinshi. Mu mwanya muto ndaza kukubwira igiciro cyayo, wumve nimba ejo bundi nisohoka ushobora kukagura, ushobora kuyibikaho. Yavuze ko ari imodoka izakemura ibibazo birimo impanuka, ibibazo birimo stress, bizikwara hari buriya mu bitera n'impanuka, bamo munaniro ukabije, gasanga umuntu niba gatotsi kamwibya arenze umuhanda n'ibindi. Ariko iyi modoka urumva ko usibye kujyamo, abantu kujyamo igatwara, nta kindi banyuru kujyamo bazabasabwa. Ni imodoka rero yavuze yo itazabihenze cyane, ku buryo n'ubundi abafite ubushobozi bufatika bashobora kuzigondera imodoka. Iyi modoka izajya hanze mu mwaka wa 2026. Harabura imyaka 2 gusa, ubwo ni nacyo cyagihe cyacyogajuru cy'u Rwanda kizazamurwa mu isanzure. Iyi modoka rero izaba ifite ikoranabuhanga ryo gucagingwa bitabaye ngombwa ko umuntu acomeka
mu buryo bw'inziramugozi izaba iri ku giciro nk'uko yabivuze gishobora kuba kiri munsi ya miliyoni 30 ushyize mu manyarwanda. Ni imodoka ngo uyu mugabo yitezeho yuko ishobora kuzagurwa n'abantu benshi kandi kazakemura ibibazo birimo nanone n'ihumanywa ry'ikirere. Ngira ngo uyu munsi ibitungwa gatoki bihumanya ikirere harimo ibyotsi bituruka ku binyabiziga byinshi. Ari nayo mpamvu kampani zitandukanye hirya no hino ku isi usibye ingi ya Tesla ya y'uyu mugabo Elon Musk bari kugenda bagerageza gukora ibyuma bitazamura urwotsi, bitazamura icyotsi mu kirere. Uyu mugabo rero aravuga ati iyi modoka izaba ikoze nka robo ariko ikaba ni imodoka y'isi izina rya Tesla Robotaxi cyangwa se taxi ya robo. Imodoka idakeneye kuyoborwa gufata kuri vola. Yavuze ko iyi ngiyi izaba ije nanone ari igisubizo mu gukemura ibibazo by'ihumana ry'ikirere. Yavuze ko kandi izaba ari igisubizo mu guhangana n'ikendera by'ingufu zituruka kuri petrol. Niyo mpamvu buriya biriya bihugu bifite ubukungu bushingiye kuri petrol nicyo gihe nanone gutekereza no kubyaza umusaruro amafaranga bakuyemo no gutekereza indi mishinga, kuko mu minsi izaza bishoboka ko ibikomoka kuri essence bizatangira gutakaza agaciro, kuko amakampani menshi ari gushyira imbaraga mu gukora ibyuma bidakenera ingufu zituruka bituruka kuri petrol. Nabibabwiye yuko uyu mugabo nyuma yuko amuritse iyi modoka yise Robotaxi yanerekanye amarobo agenda abasha gutera intambwe kugenda nk'abantu. Robo zishobora gutambuka, robo zishobora kuganira ikaba mwagirana ikiganiro, robo zishobora gufasha aya masomo cours du soir, gufasha abana kwiga mu gihe cy'umugoroba. Urumva ko ikoranabuhanga rigiye guhindura ibintu byinshi cyane, byinshi. Izi robo nazo zaratunguranye cyane ku buryo abantu benshi bari baraho bumiwe, ndetse uyu Elon Musk avuga ko nazo nizimara kugezwa ku isoko zizagurishwa ababishoboye. Ni robo zo mu bwoko bwa humanoid cyangwa se robo nyine ziteye nk'abantu, zibasha gutera intambwe, basha kuganira, guhina amaboko, kurambura byose ikabasha kubikora neza mu mwimerere nk'wa muntu. Izi nazo yavuze ko nazishyira ku isoko zizaba zigura amafaranga arenga gato miliyoni 28 na miliyoni 30 mu manyarwanda. Ubwo rero munsi zagiye hanze abazaba babishoboye nababwira iki muzihahire mujyane nayo ikoranabuhanga rijya. Ariko ushobora kwibaza ngo uyu mugabo Elon Musk twumva ngo imishinga iremereye, imishinga ihenze, uyu mugabo wundi ni mugabo ki? Elon Musk ni umugabo ufite inkomoko hano ku mugabane wa Afurika. Yavukiye muri Afurika y'Epfo mu mujyi wa Pretoria hari muri 71 mu kwezi kwa gatandatu tariki 28. Ubu ngubu ni umugabo ufite imyaka 53, ariko niwe mukire wa mbere, niwe muntu uyu munsi ufite amafaranga menshi kurusha abandi bose. Uyu mugabo ariko avukira muri Afurika y'Epfo, yavukiye kuri se w'umuzungu, ndetse ariko nawe wari waravukiye muri Afurika y'Epfo, kuko buriya Afurika y'Epfo ni igihugu kibarizwamo abazungu, ubwoko bw'abazungu buri kwijanisha riri hejuru ugereranije n'ibindi bihugu bibamo abazungu muri Afurika. Uyu rero yari ise n'ubundi yari umuzungu, ariko nawe wavukiye muri Afurika y'Epfo. Yari yarashakanye n'umugore
umugore waturukaga mu gihugu cya Canada. Bivuga yuko uyu Elon Musk mu myaka ye 18 ya mbere n'ubundi yiberaga muri Afrika y'Epfo, ku buryo yanize rwose muri hariya muri Afrika y'Epfo no muri kaminuza ya, ariko aza kujya iwabo wa mama muri Canada, iwabo wa mama umubya ku myaka 18 ajya gukomerezayo amasomo. Ise bundi mu busanzwe yari umugabo w'umucuruzi, nanone akaba umuhanga cyane mu bintu bya engineering, ku buryo n'uyu muhungu we Elon Musk yaje kumukurikiza ajya kwiga ibintu bijyanye n'ubugenge na business n'ubucuruzi n'ubushabitsi. Ise witwaga Elon Musk ni umusaza wakomeje kwiberaho muri Afrika y'Epfo rwose, za kunanirwa n'ubu ngubu ariho, ariko ari mu myaka y'izabukuru, ari mu myaka igera muri za 78 gutyo, mu gihe n'umudamu we ari mu myaka za 76, ari we witwa Maye Musk, akaba mama w'aba mugabo w'igitangaza turi kuvugaho Elon Musk. Elon Musk akigera muri Canada iwabo wa mama we yakomeje amashuri, arahiga, ariko nyuma gatoya aza kukomereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ajya kuminurizayo muri kaminuza ya Pennsylvania, aza kuhiga ibintu bijyanye n'ubugenge ndetse n'ubushabitsi. Uyu mugabo ari naho yaje kurangiriza, noneho aravuga ati nubwo mvuka muri Afrika, haba naranyuze muri Canada nkareba uko wabo wa mama byifashe, haba ndangirije kwiga muri Amerika, ahantu ni naho ngiye gushakira imibereho. Aha niho yatangirije company ye ya mbere, yatangirije business ye ya mbere, akaba yarayise Zip2. Yari kompanyi ijyanye n'ikoranabuhanga, ikora ibikorwa bijyanye n'ikoranabuhanga, ariko yari kompanyi wagereranya na yakoraga ibikorwa nk'uko tubona ama website, ushobora kujyaho ukaba wasoma amakuru, wareba amakuru y'ikigo runaka, ukaba washakisha amakuru y'agace runaka yose ukayabona. Ahangaha rero bivuga ko uyu mugabo Zip2 muri za 95, hagati ya 95 na 99 yayishyize hanze, ariko ikagishyira amakuru y'ama business y'ishoramari, bwari nko mu buryo bwo kwamamaza. Waba ushaka nko kugura urukweto rwiza, ukanyura kuri website ya Zip2, ukaba wabona ahantu ushobora kurugurira kuri makeya gutyo. Nyuma ino company ye imaze gushyuha rwose, imaze gushyuha, umugabo barayimuguriye, igurwa n'uruganda rwakoraga ibijyanye na mudasobwa, bamukubita miliyoni zigera muri 307 z'amadolari. Icyo gihe hari muri 99. Elon Musk bamaze kumuha amafaranga, yahise yiga ubundi buryo, aravuga ati ariko ni gute nshobora gushinga noneho company ishobora gufasha mu buryo bwo guhanahana amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga. Icyo gihe yayise X.com. Ahangaha ni naho turi buhuze na rubuga rwa Twitter aherutse kugura, yarangiza agahita rwita X, ahantu bikabayoberaga batari kukweri umugabo amafaranga nta kintu adakora. Umugabo aguze urubuga, arangije arwitigise koko. Abantu benshi barabisetse cyane, ariko ibyo byaturukaga kuri company yigeze kugira ijyanye no gukohereza amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga, yari yarise X.com. nyuma yo kwagurishije Zip2 yari yaratangiyeho muri 99. Ya X nyuma yaje kuyivugurura ayita PayPal, kugira ngo uyu munsi n'ubundi abantu benshi boherezanya amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga ariko online,
nka bazi buno buryo bwa word limit ni PayPal ngira ngo benshi mu bazikoresha bahanahana amafaranga n'abantu bo hanze barayizi. Iyi company ni ya Elon Musk yashinze nyuma nanone yo kuvugurura iya mbere yayibanjirije yari yahaye x.com. Nibwo rero ejo bundi yiguri aguze Twitter isavuga ati hari company nigeze kugira nari narise X, reka no Twitter mitirizi na Twitter ndikuraho nyite X biza gutyo. Gusa uyu Elon Musk nyuma yakomeje kugenda abona amafaranga ku buryo yatangiye no gushora mu bintu bya engineering. Umvise ko se nibyo yakoraga nawe nibyo yize ibintu nibyo yize abifatanya n'ubugenge, ku buryo yaje kugenda bikora gake gake muri Amerika maze ayora amafaranga mu buryo budasanzwe, ku buryo uyu munsi uyu mugabo afatwa nk'umwe mu banyabwenge bari hano ku isi, ariko bakaba n'abajejeta faranga, ku buryo ubu ngubu ari ku mwanya wa mbere aho abarurirwa miliyari 245.8 z'amadolari y'Amerika. Amafaranga ni menshi my friend. Babagabo bari bamaze igihe kuri uyu mwanya barimo ba Buffett, ba Jeff Bezos, abo bose. Gusa ni imyanya igenda ihindagurika kuko hari igihe umwe company yigira gutya yabirahombye cyangwa yabacuruje nabi undi akabarazamutse. Gusa Elon urebye umugabo mukurikira Larry Ellison aramurusha amafaranga menshi cyane kuko we abarirwa muri miliyari z'amadolari zigera kuri 212 mu gihe undi afite 245 zishyira n'esheshatu. Bega amafaranga kweri. Amafaranga ni menshi cyane. Ahangaha turayi kuvuga kuri uyu mugabo, ariko reka nkubwire abandi bakire bari kumwe hano. Bandi bakire hari nk'umugabo Jeff Bezos, uyu nguyu nawe hari igihe ajya afata umwanya wa mbere. Uyu nguyu ari ku mwanya wa gatatu afite miliyari zigera kuri 206 z'amadolari. Akaza ba Mark Zuckerberg wa wundi ufite Facebook na za Instagram. Nyiri Facebook na Instagram n'izi za WhatsApp, afite amafaranga agera kuri miliyari 204, ari ku mwanya wa 4. Umugabo witwa Bernard Arnold, uyu nguyu afite miliyari zigera ku 181. Ba Warren Buffett aba nabo murabazi ari ku mwanya wa 6 afite miliyari zigera ku 145. Larry Page uyu nguyu muramuzi mu batangije Google, uyu nguyu ni wa 7 afite miliyari zigera ku 135 na miliyoni 800. Hari undi mugabo witwa Ortega Amancio, uyu nguyu ni Umwespanyol. Uyu nguyu afite amafaranga agera kuri miliyari 130 z'amadolari. Ya umugabo witwa Sergey Brin afite miliyari zigera ku 130, nawe rero asa nkanganya no munya Espagne, ari ku mwanya wa 9. Uwo nahiniraho n'uwitwa Steve Ballmer ufite miliyari 122 z'amadolari, ariko bose bakaba bayobowe na Elon Musk, umugabo w'imyaka 53 gusa ufite inkomoko muri Afrika. Gusa amaginga afite ubwene gihugu butatu bwa Afrika y'Epfo, Amerika na Canada. Afrika y'Epfo niho yavukiye, Canada niho mama waturuka witwa Mae Musk, muri Amerika niho ahahira. Uyu mugabo bavuga yuko ari mu bantu isi ifite bashobora kuba bafite ubwenge budasanzwe, ku buryo hari abantu bashaka kumugereranya na Albert Einstein. Haravuga ko Elon Musk afite IQ y'ijana na 55. Iki ni igipimo cy'ubwenge. Umwanya muto wenda ndaza
kubabwira ubundi ubwenge kuri abavuga ngo runaka ngo afite ubwenge budasanzwe mu buryo bwa IQ. Ibi bintu babipima bate? Bareba iki? Bareba gute? Iyi intelligence quotient ni uburyo bapima ubushobozi n'ubumenyi n'ubuhanga bw'umuntu. Bavuga yuko rero Elon Musk ashobora kuba afite IQ iri hafi y'155, mu gihe Albert Einstein umwe mu bahanga isi yagize yari afite IQ iri hagati y'160 n'165. Bavuga bati uyu mugabo ufite imishinga iremereye, umugabo wakize kurusha abandi akiri mutoya, uyu mugabo usigaye yohereza ibyogajuru hirya mu kirere, unavuga ko azatuza abantu ku yindi mibumbe, uyu mugabo afite ubwenge budasanzwe. Nibwo bavuze bati Elon Musk ubukungu bwe bushingiye nanone ku bwenge no gutekereza bihambaye. Gusa uburyo bwo gupima ubwenge bw'abantu hari, nakubwira yuko igipimo cy'ubwenge kiri hejuru cyane, cyangwa se IQ iri hejuru. Hamwe bavuga ngo uriya muntu afite ubwenge budasanzwe yariherewe, usanga ari IQ iri mu 180 kuzamura. Gusa abo ngabo kubabona ku isi biragoye. Ikindi gipimo ni igipimo kiri hagati y'abantu bafite IQ iri hagati y'160 n'179. Uyu muntu aba afite ubumenyi n'ubwenge budasanzwe. Undi muntu baba bavuga ngo uyu muntu yahawe ubwenge cyangwa se afite ubwenge burenze, ni umuntu ufite IQ iri hagati y'145 n'159. ari naho twasanze hari uriya mugabo Elon Musk, ari naho habarirwa yuko hari Albert Einstein. Abantu nanone bafite ubuhanga ndetse n'ubwenge buri ku gipimo cyo hejuru ni abantu baba bari bafite IQ iri hagati y'130 n'144. IQ ibi ndi kukubwira ni amanota ahabwa umuntu nyuma yo kumubaza ibibazo binyuranye. Turi burebe nibihe bibazo ubundi umuntu abazwa bakavuga ati umuntu afite ubwenge kweri. Gusa bivugwa yuko buriya abantu muri rusange babantu uvuga ati runaka n'umunyabwenge, abantu benshi badafite ikibazo, badafite anomalie, badafite ibibazo byo mu mutwe, usanga bafite IQ iri hagati ya 85 n'144. Abantu rwose baba bafite ubwenge buhagije. Abantu bari bafite IQ iri fite amanota ya 70 na 84 abatangiye kuzama akabazo. N'ahandi bashidikanya bati umuntu umutwe bishobora kuba bitameze neza. Umuntu ufite 55 hagati ya 55 na 39, uyu nguyu rwose bigaragara yuko mu mutwe harimo agatotsi. Umuntu ufite hagati ya 40 na 54, uyu muntu biba bigaragara ko rwose mu mutwe we afite ibibazo byo mu mutwe biri ku gipimo cyenda gukabya. Uri afite 25 na 39, uyu we rwose bafite ibibazo byo mu mutwe biri ku gipimo cyo hejuru. Naho umuntu ufite ubasha kubona inota rimwe na 24, uyu we biba byararenze igipimo. Ubu rero ubu buryo bamenya ubwenge bw'umuntu bakamenya class cyangwa se classification ahantu bamubara, ni uburyo bw'ikizamini kibaza aho babaza bareba ubwenge bw'umuntu bashingiye cyangwa se bareba uburyo bw'imitekerereze ye, bareba uburyo ubwonko bwe bubasha kwibuka vuba cyangwa se bubasha gusubiza uburyo bwihuse, bareba nanone uburyo ubushobozi afite bwo kumenya aho ibintu bimukikije biherereye. Urugero nimba uri nkaho mu rugo ukabaza mugenzi wawe ati ya radio cyangwa se ya telefone yanjye wayishyize, agatangira kuzubara avate harya nayishyize, aho ngaho niho bahita bamenya uburyo bw'imikorere ubwonko bwawe bakatanga amanota. Ikindi naho ni ibijyanye n'ubushobozi mu bijyanye n'imibare, uburyo bw'imitekerereze, uburyo bwo kuvumbura no kwibuka byihuse, n'uburyo bwo kumenya amakuru y'ibigukikije cyangwa se biri hafi, n'uburyo bwo gutekereza. Izi ni zimwe mu nkingi z'iki kizamini cya IQ kigaragaza ubumenyi n'ubuhanga bw'umuntu, aho bashobora kuvuga bati uyu muntu ni average intelligence
cyangwa se uyu muntu it's profound mental it's with a profound mental disability, cyangwa se uyu muntu afite ibibazo byo mu mutwe ku buryo igipimo cy'ubwenge n'ubumenyi cye cyahungabanye. Ubwo ibi twabisanishije na noriya mugabo Elon Musk uherutse kumurika imodoka izajya yitwara, kandi yavuze yuko namara kuyimurika zanakora noneho robo bus cyangwa se bisi zitwara abagenzi benshi ariko nazo zitwara zitagira vola. Yavuze yuko uno mushinga wazana wagura ndetse n'amakamyo nayo agakora imodoka nini zibasha kwitwara. Uwo yari Elon Musk. Mwanya mutoya isamo iraba yuzuye, twari turi kuvuga mu bijyanye n'ikoranabuhanga, ariko urumva ko ndakubwiza ukuri hari abanyabwenge benshi bari gutekereza imishinga ihambaye itarigeze ibaho muri no siyarure. So you'll see Model Ys and the cyber cab. Ndabona hari abantu bari gukomanga kuri telefone, banza hari igishobora kuba ari ibyo bagize y'ingingimira cyaza hari ibyo bifuza ko tuganiraho. Reka numve kuri telefone. Allo. Mwiriwe. Ni Jean Felix mu Ngororero. Yego Jean Felix. Turakunda cyane none. Uriya Bill Gates. Ko nta mwumvisha ari ku mwanya wa kangahe. Bill Gates rero ndaje ndebe neza, ariko mu 10 ba mbere baramuhiritse, ntago ari mu 10 ba mbere muri no minsi pe. None ikindi Perezida Habyarimana ubwo tugiye mu mateka nyine. Yego. Yavutse mu we mwaka itariki zingahe ukuye kwezi. Sawa dusubize turabakunda cyane. Ari muri 37 mu kwa gatatu ku itariki 8. Sawa urakoze cyane. Ati mumbwire Bill Gates ko ntamwumvise mu 10 ba mbere. Abakire rero company zabo ubu bukungu bwabo bubarwa bishingiye ku bijyanye n'imikorere ya company zabo. No kuvuga ngo uyu munsi urebye Bill Gates bari abagabo twavuze 10 ba mbere baramurusha, kuko company ye ya Microsoft muri no minsi n'indi mitungo afite, mu gihe twabonye ko umugabo uri ku mwanya wa 10 afite miliyari zigera ku 122, Bill Gates afite miliyari z'amadolari zigera ku 106 n'igice. Urumva ko ari inyuma, ahungu baracuruje. Aracuruje kweri.